nawe uzashaka ukuntu ubutama amatora twawe nawe tuzagushyira mu badepite ukaba uri kwiyamamaza ku mwanya w'ubudepite. Uri ready? Yes. Uri ready? Ahubwo nk'urubyiruko uhagarariye mu murenge, ufite icyizere ko umukandida wanyu azatsinda, ugishingira kuki? Ndi umwe mu rubyiruko rwagize amahirwe yo gusura Kagitumba ahatangirijwe urugamba rwo kubohora igihugu. Nk'umuntu uhagarariye urubyiruko rwinshi muri uno murenge wa Nyakariro, ni iki ushishikariza urubyiruko uyoboye? Urabaha iyihe gahunda? Ni ugushishikariza abagize imyaka yo gutora ko bazitabira amatora. Reka tubanze tubahe ikaze abakurikiye Menyesha TV. Muri aka kanya twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro tugiye gukora. Uyu munsi noneho twabazaniye umutumirwa wa Kasamutwe. Rwose ni umutumirwa, uko mumubona imbere yanyu murabona ko ibirango yambaye ubwabyo biramugaragaza uwo ari we. Uyu munsi ntago ari bungore cyane kuko ntago ndi mumaze ibibazo byinshi, kuko mu bigaragara ari kugaragaza uruhande afashe. Ahubwo reka mbere yuko dutangira mbibutse gukora subscribe kuri Menyesha TV, n'abandi bayikoze Imana ibaho umugisha, ariko n'abatarayikora muyikore kugira ngo ibiganiro byose tubaha mujye mubasha kudukurikirana uko dushyizeho ikiganiro. Reka tutangire uyu mutumirwa wacu atwibwira. Witwa nde? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Jeanne. Iradukunda Jeanne. Ariko wambaye neza? Cyane. Wambaye neza cyane rwose. Yego. Wambaye neza cyane wajyana. Shaka muri no minsi ko ndi kubona ukeye cyane. Bidasanzwe. Ni bwa bugeni buri kuguhumuraho cyangwa hari irindi banga uri gukoresha? Ko ndi kubona muri no minsi uri ku mico cyane. Ibanga nta rindi, niko duhora abanyarwandakazi, tugomba guhora dusa neza. Abanyarwandakazi muhorana imico sana. Ariko wa mugani reka tuguhe n'andi mahirwe abakurikiye Menyesha TV, unabatumire ubabwire ko ufite ubukwe ejo bundi ku itariki. Nakoreka no kubikuvugira, ahubwo batumire wigaragaze. Ushaka ko ubukwe bwawe buzataha n'abantu benshi se? Cyane. Dutumire rero. Murakoze. Nkuko nabibabwiye, amazina ni Iradukunda Jeanne, aba no umuntu witegura kuba umudamu w'umutware bita Rwabukwi Sport. Ubukwe bwacu ni ku itariki 30 z'ukwa karindwi, azaba ari kuwa kabiri, buzabera ku rusengero rwa Adventiste umunsi wa karindwi i Nyakariro. Murakoze. Oya, tubwire ngo isaha gusaba no gukwa kugira gute, kugira ngo tumenye ukuntu ikirori tuzagitangira tukakinogonora. Gusaba no gukwa ni 3:30 ku rusengero rwa Adventiste umunsi wa karindwi mu busitani bwaho. Saa 7 no gusezerana mu rusengero rwa Adventiste umunsi wa karindwi. Saa 9 ni reception muri bwa busitani bwa gusaba bizaba byabereye. Muratumiwe mwese, ni karibu. Hari inyama z'ubwoko bwose sana bizaba bihari. Nakahe gashya kari mu bukwe bwawe uvuguti umuntu uzaza muri ubu bukwe azataha yishimye? Agashya kabisa uvuguti ubukwe bwanjye nanjye akanzi kari agashya kare. Rero umuntu agashya akabona kabaye. Yego. Ariko byinshi cyane, hari byinshi abateganya gukora ubukwe nyuma yanjye bazazinduke baze babyigireho. Bazicara bige kabisa. Sana. Byiza cyane. Natwe tugusaba umugisha mu myiteguro urimo, urumva amatariki aregereje, biri hafi. Imana ikomeze igushyigikire, kandi n'abadukurikiye banagushyigikira mu buryo bw'inkunga, kuko buryo ubukwe burahenda, kandi Imana nzi ko muri kumwe izakuba hafi, izakora kwanza. Ubu ngubu urirwa unabusengera, ariko ubundi maramatika abantu bakiri ingaragu batarashaka. Iyo umuntu yumva bura nk'ukwezi kumwe ngakora ubukwe, aba yiyumva gute? Unge rero biragoye cyane kubera ko mfite ubukwe bubiri. Yego. Ufite ubukwe bubiri? Mfite ubukwe bubiri. Ubukwe mfite kuri 15 bw'uyu mwambaro nambaye. Aha. Nkagira n'ubukwe nibura bwa mariage mutegura. Urumva ngewe ndashyushye cyane, ndi hejuru. Sha umva noneho uranyemeje. Ufite n'ubundi bukwe bw'uwo mupira wambaye? Sana. Harya ubwo ngo buri kuri 15? Yego. Z'ukwa karindwi. Yego. Ubwo se bwo uzabera uzabutahira hehe? Urakoze cyane. Nkuko nabibwiye, amazina nuka mu murenge wa Nyakariro, mu kagari ka Munini, mu karere ka Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba.
ubu bukwe ngewe nzabutahira ku kigo cy'amashuri hano i Nyakariro. Ku kigo cy'amashuri Nyakariro? Yego, no hazaba hari itente nzaba natuye. Okay, mukanya uraza kubuduhaho ido nido neza. Rero kuba dukurikiranye uyu mutumirwa wacu niwe uhagarariye urubyiruko mu murenge wa Nyakariro. Ndibeshye cyane ntago nibeshye? Wendaga kwibeshya ariko bisa nabyo ndungirije. Okay, wungirije uhagarariye urubyiruko mu murenge wa Nyakariro. Yego. Rwose byiza cyane. Urumva ko tuba twabazaniye umuntu w'ingenzi cyane cyane ku rubyiruko ariko no ku bandi bantu muri rusange. Tumaze kuganira byinshi ku bijyanye by'ubuzima busanzwe ariko noneho reka tugaruke nyirizina ku mpamvu yo kugutumira kuri Menyesha TV. Turi igihugu cyose turi mu gikorwa cyo kwamamaza abakandida ku mwanya wa perezida w'igihugu ndetse no ku mwanya w'abadepite. Yego. Uko wambaye biragaragaza uruhande ushyigikiye. Yego. Byiza cyane. Ahubwo igihugu cyose, uturere twose, campaign niyo iri, nta niyindi gahunda ubu ngubu ihari, turi mu gikorwa cyo kwamamaza. Umaze kuzenguruka ahantu hangana iki, uzenguruka wamamaza cyangwa ibikorwa wagiye usura bigendanye n'iki gihe turimo cyo kwamamaza abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite? Murakoze cyane. Nkuko ubitubwiye, ubu twaratangiye mu karere kacu, twatangiye kwamamaza kwa kabiri nibwo twagiye ku karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro. Twe turi muri gahunda yo kwamamaza abadepite b'umuryango wa FPR. Yego. Uyu munsi turi kuvugana dufite igikorwa kiri kubera mu kagari ka Gatare. Turi kwamamaza ku mwanya wa perezida umukandida wa FPR. Ejo hashize twari mu kagari ka Bihembe turi kwamamaza ku mwanya wa perezida umukandida wa FPR. Umusibo ejo mu murenge, mu rwego rw'umurenge wa Nyakariro, hari imbere ku kibuga cy'umupira. Turi mu myiteguro, twabyukiye mu muganda twubaka aho abanyamuryango bazaza bagahagarara ndetse n'indorerezi ntizikumiwe. Tuzaba turi kwamamaza ku mwanya wa perezida umukandida wacu wa FPR Inkotanyi. Sha urahazengurutse pe, uri umukozi w'umuhanga. Ahubwo ubutaha nawe uzashaka ukuntu ubutaha mu matora twawe nawe tuzagushyira mu badepite ukaba uri kwiyamamaza ku mwanya w'ubudepite. Uri ready? Yes. Uri ready? Umwaka utakuzaba uri kwiyamamaza ku mwanya w'ubudepite? Yego, ntago byabura nk'igihugu cyanje. Urakoze cyane. Rero impamvu tuba twagutumiye gutya ni ukugira ngo urubyiruko dukurikiye cyangwa n'abandi bantu muri rusange babashe kumenya ibikorwa bihari muri uno murenge wacu wa Nyakariro, uko abantu kwanza si no mu murenge wacu wa Nyakariro gusa, no mu gihugu hose n'ahandi ibikorwa bihari nibyo kwamamaza. Wowe utubwiye ibikorwa bya hafi na hafi yaho uba uyobora, ariko n'abandi badukurikiye barumviraho hirya no hino ko nta kindi gikorwa gihari ari ukwamamaza. Ahubwo nk'urubyiruko uhagarariye mu murenge, ufite icyizere ko umukandida wanyu azatsinda, ugishingira kuki? Murakoze cyane. Hari umunyarwanda waciye umugani ariko ntekereza ko yibeshye. Yagize ati uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ariko burya njye mbona yaribeshye. Uwambaye neza abazi ko yambaye neza. Bishatse kuvuga iki? Impamvu nzi ko umuryango wanjye uzatsinda nuko nzi neza ko umukandida dufite nyakubahwa Paul Kagame afite aho yavanye igihugu, afite naho akigejeje. Ntago ndi kubivugira wenda ko ari ibintu ndi kureba kwa kundi umuntu abona abantu bagenda akabakurikira. Njye mfite ibihamya byinshi byatuma mugwa n'inyuma, byatuma mpagarara nkavuga rwose pe agomba kuba we 100%. Nta wundi n'ubundi ni nka ubu nshatse nanabyina n'insinzi. Ubu ufite icyizere ko ushatse tubyina n'insinzi ko umaje insinzi nayibyina. Ariko wenda abadukurikiye babwireho bikeye ku byo wowe ubona nk'ubuhamya bwawe, uvuga uti wenda ubwira ibikorwa 5 by'ingenzi, uvuga uti uyu mukandida wacu kubw'ibi yatugejejeho cyangwa se kubw'imigabo n'imigambi afite. Urakoze cyane. Dufite nicyo nashingiraho nongera kumutora, ndetse ubwo n'abandi niba badukurikiye niba bagushyigikiye koko nabo ku buryo bazakujya inyuma. Hari ibintu by'ingenzi birenze 5.
aka kanya icy'ingenzi si ukubibara, ahubwo icy'ingenzi ni ukubabwira ibyiza umukandida wacu yatugejejeho, nkanarata n'abatari bamuzi bakabasha kumusobanukirwa. Ndi umwe mu rubyiruko rwagize amahirwe yo gusura Kagitumba ahatangirijwe urugamba rwo kubohora igihugu, nza gusangizwa amateka ya nyakubahwa Paul Kagame. Yari umwana wakuriye mu gihugu gifite ubushobozi, mu muryango ukomeye, yiga afite byinshi ahagarariye bimuhesha amafaranga kandi bigomba gutuma abaho anezerewe, ariko aza gufata umwanzuro avuga ngo ndahagurutse ngiye kubohora urwambyaye. Nagize umugisha rero, namwumvaga mukurikirana mbona ibikorwa agenda akora, ariko mbanza kumenya ibyabanjirije kuba yabasha kuba umuyobozi uduhagarariye. Nagize umugisha wo kubona biro yicaragamo hariya Kagitumba ari gutegura urugamba, akavuga ngo turanyura aha turabigenza gute. Yari imbaho yicaragaho, birashoboka ko atariraga ku gihe kandi yari asize ibyo kurya aho yari ari. Aravuga ngo nje kurwanira igihugu. Yagombaga kuguma ahandi hantu yari yibereye yiga, ahembwa, afite ibindi bintu byiza biteza umuryango w'imbere, ariko araza ashyira ubuzima bwe mu kaga, we na bagenzi be baraza barwanirira igihugu. Ari mu mwobo navuga bita indake, yicara ku ntebe z'ibiti, ariko ubu ngubu nimba umuntu yaravanye u Rwanda ahantu nk'aho ngaho akaruharanira bikaba bigeze uyu munsi, ni iki cyatuma umuntu wagiye akarwanira ku gataka ka santimetero runaka akaba abashije kuba icyamamara hadutuye imahanga, ibikombe ahabwa ni byinshi mwese murabizi, akaba afite n'indi miryango ayobora imahanga, ninde wakanga kumutora? Wenda reka nkubwire bike mu byo ngewe nzi neza yakoze. Yatangije urugamba rwo kubohora igihugu, arakibohora, yomora inguma abari bakomeretse, yubakira abari barabaye incike, arabafasha, asubiza abana mu ishuri, aca bwake, ashyiraho n'ibindi byiciro byihariye ari byo twebwe twibonamo. Ahereza urubyiruko ijambo, ahereza abadamu ijambo, ndetse n'abafite ubumuga nabo abaha umwanya, abaha ijambo, abagira abanyarwanda. Yatwubakiye imihanda, atwubakira amashuri, atwubakira ibigo nderabuzima. Nta kintu na kimwe umukandida wanjye cyatuma mutamutora, ahubwo nimba namwe atari we mwiyumvamo, ndava hano mubyumvishe. Natwe batangiye kudukurura, uri kuvuga ibikorwa tukumva rwose wadukuruye neza, watuzanye mu murongo koko w'umukandida ukwiriye gutorwa, kandi koko ibikorwa burya birivugira, ibikorwa ubundi ngo biruta amagambo cyane rwose. Aka kanya rero nk'umuntu uhagarariye urubyiruko rwinshi muri uno murenge wa Nyakariro, ni iki ushishikariza urubyiruko uyoboye? Urabaha iyihe gahunda? Urabasaba iki? Uvuga uti aka kanya abadukurikiye n'abari hirya, kandi icyo ubivuge mu buryo icyo usaba uwa hano ni uko gusa twagufashe nk'umuyobozi uhagararira abandi hano muri Nyakariro, ubivuge muri rusange n'abari hirya no hino aho utari kubasha kureba, ariko muri iki gihugu cyacu urabasaba iki urubyiruko? Murakoze cyane. Mbere yuko ngira icyo nsaba urubyiruko, hari akantu nenda kukubwira. Ubu ndanezerewe cyane. Wambaza ngo nejejwe n'iki? Iyo mvuga Inkotanyi cyangwa nkavuga RPF, ni ibintu ntajya mbasha guhita mfatisha. Ntago nakabashije kuba mbivuga n'akanwa kanjye, nkurikije imbaraga, ubwitange umukandida wacu afite. Hari ikintu kimwe kijya kinezeza ubu ngubu. Ubu ngiye gutora nzi neza uwo ntora uwo ari we. Nagejeje imyaka yo gutora, ndagenda ndatora. Nabashaga kuba mbyumva nk'uko umuntu yumva ngo kwa runaka habaye ubukwe agahurura akagenda, ariko ubu neza mfite ubuhamya bw'umuntu mbasha gutora uwo ari we. Ijwi ryanjye nzarimuha neza, kabone niyo
byagenda gute, mbizi neza ko nzaba ntoye umuntu w'ingenzi ufite aho yakuye urubyiruko, ufite n'aho arugejeje. Wambaje uti nabwira iki urubyiruko rudukurikiye? Aka kanya dufite inshingano nyinshi. Iyo umuntu afite ubukwe habaho imyiteguro itandukanye. Ubu twebwe icyo turi gukora na bagenzi bacu ni ugushishikariza abagize imyaka yo gutora ko bazitabira amatora. Cyo ni icyambere. Hari abantu bagiye gutora ari ubwa mbere. Icya kabiri dukora nk'aba youth volunteer, tubasha kugenda tubwira bagenzi bacu badafite ibyangombwa ko bagomba gushaka ibyangombwa hakiri kare cyangwa bagashaka ibisimbura amarangamuntu kugira ngo amajwi yabo azaze. Urumva tugize ingorane abantu benshi bakabura ibyangombwa, gutora byagorana. Tukabibashishikariza, byaba na ngombwa tubwiye ko afite ikibazo runaka tugakora ubuvugizi ku murenge ariko ibyangombwa akabibona. Icya kabiri, urubyiruko buryo umuntu amaze kuba urubyiruko ababasha gushishoza. Akenshi aba ari umwana umaze kurangiza amashuri yisumbuye, abazi gukora, abazi icyo gukora icyo ari cyo. Niba abasha kujya kwiga akabona amaze amezi 3 ahantu, nta umuhungabanyije, nta kindi kibazo afite, ariko akaba neza azi ko FPR ariyo n'ubundi iyoboye, akaba abona ari ikiza, ari ibyiza bijya mu bindi. Namusaba ko yazatora kandi agatora uw'ingirakamaro. Biragoye ko wabwira umuntu ngo ngwino ujye kunsoreza uriya murima atazi uburyo watangiwemo. Ushobora kuba warawutangiye ukuramo urwiri we kubera ko umubwiye ngo aze gusoza agahita rusiba, ugasanga imyaka uhinzemo irahiye cyangwa ntiyeze. Bisaba ngo ufite aho yakuye u Rwanda, ufite aho arugejeje, mu by'ukuri ntago habura abandi bakandida. Buryo ubaye uri umuntu umwe ntago wavuga ko uri guhangana, waba waratoye cyangwa kuri gupiganwa. Urumva n'abandi bakandida barahari, ariko turebe uri kutuyobora. Ese uranga gutora umuntu uri kutuyobora? Turiho dutekanye, turaryama tugasinzira, business zirakorwa kuva mu gitondo kugira nijoro. Ubuzima bwaroroshye, umuntu yararwaraga agahera mu rugo, mituweli zaramonetse, ujya ku kigo nderabuzima ukishyura amafaranga 220, ugataha ugahabwa ubuvuzi. Waba urembye bakaguhereza ambulance. Kera twumvaga ambulance twazibonaga muri filime, ariko ubu n'umubyeyi arataka mu rugo imodoka ikamanuka ikajya kumureba. Nuko dufite ubuyobozi buzima. Ni nayo mpamvu dushingiraho twumva ko urubyiruko aho ruri hose umukandida wa FPR rwose imbere cyane. Urakoze cyane. Ubwo nabaho bari hose bakumvise, si ngombwa ari Nyakara gusa, ubwo aho bari hose hirya no hino mu gihugu. Yego. Ahubwo duhe gato ishusho ku munsi w'amatora, utubwira uti bizaba bimeze gutya, tuzatangira igihe n'iki, kugira ngo byibura twicare dufite amakuru neza uko gahunda izaba ihagaze kuri uwo munsi. Murakoze cyane. Ku munsi w'amatora tuzaba twateguye. Hari twebwe urubyiruko, hari abakorerabushake b'amatora, hari ba mutima w'urugo. Twese tuzaba twazindutse twambaye dusa neza, twabukeye. Nta muntu ujya mu bukwe dasa neza, ibyo ngibyo urabyumva. Zinduke kare saa 12 ku buryo saa 4 twese tuzaba twagize gute, twarangije gutora. Ubishoboye agumaho ngaho tubyina intsinzi bamara gutangaza amatora. Utabishoboye agenda bikurikirane ku ikoranabuhanga ryaraje hafi ya twese. Dufite umuriro, dufite amateleviziyo, tubikurikirane ku maradiyo. Ariko icyo nashishikariza urubyiruko n'ababyeyi bacu muri rusange, gutora abanyamuryango bacu bazaze kare, tuzindutse saa 12, batwereke uburyo tuzatora, dutore twitahire igikumwe n'igipfunsi imbere cyane. Ni ukuvuga ngo uri kuvuga ati isaha ya nyuma yo kuba twarangije gutora ni saa 4. Saa 4 tuzatura aho hose. None se kuri suvuga uti muzagume aho hafi tubyina intsinzi, amajwi nta tariki iteganyijwe yo kuyatangarizaho, arubwo ako kanya muzahita mumenya ngo umukandida wacu yatoye cyane yato? Ibyo ari byo byose ibigwi birivugira. Nta kintu kidahinduka, ariko burya uritegereza ukareba n'abantu. Ariko wanatangiye uvuga uti ngiye ubu nshatse nanatangira no kubyina intsinzi, bitewe n'icyizere wifitiye n'abagenzi bawe bagushyigikiye umushatse mwatangira mukabyina intsinzi. N'uwo munsi rero wamugani nibashaka bazanahagume banabyina intsinzi nyuma yo kurangiza gutora. Ariko nanjye mu ishusho ndi kubona n'icyizere ndi kukubona,
n'abagushyigikiye ndi kubona muzatsinda. umva nimba hari ukuntu umuntu ahangayika ngo ikizamini runaka kiransinda, ibitampangayikishije ni ibyo ngibyo. kabisa. Intsinzi turayifite mu biganza byacu, nta muntu n'umwe turi kuyirwanira rwose pe. Ikintu wasabye urubyiruko umunsi w'itora bababwiye ati muzaze mwambaye neza cyane, apana y'amapantaro y'amadeshire bakunda kwambara, bambaye nk'abantu batashye ubukwe cyane na deshire. Nabona ko nta kintu imutwaye, burya imyambarire y'umuntu niwe inezeza cyane. Ariko nk'abana b'urubyiruko ndabizi baratojwe, baratora, barangije baratoranwa, ubu ikiriho ni ugutumwa. Yego, ubwo gahunda nuko tubatumye, gahunda iriho nuko tubatumye ni ukuzinduka tukikorera igikorwa cyacu cyo dusabwa, ubundi intsinzi tukayikomereza aho ngaho. Kabisa. Urubyiruko narwo buriya rwumva vuba rero. Ubu bakumvije kandi uwo munsi w'umunani ntago bazagutengwa. Ndabizi ntago babinkora. Ntago babigukora. Ntago babinkora. Bameze neza cyane. Nanjye rero buriya wakomeje kugenda uvuga ibigwi. Uzi ikintu ngiye gishaka gutuma nkushyigikira. Yego. Nuvuga ngo iyo ndebye hirya no hino mu bihugu bituzengurutse, nkareba n'u Rwanda rwacu, ubu tumaze imyaka irenga 30 nta cyitwa isasu kivuga mu gihugu cyacu. Kandi hirya no hino mu batuzengurutse amasasu ari kuvuza ubuhuha, intambara ziri kuvuza ubuhuha, imyiryane, abantu bari guhunga, abantu bari kujya, ariko twebwe turaryama tugasinzira. Mbese icyo cyonyine ubwacyo kuba tumaze iyo myaka yose nta nacwe wakumva ngo abantu babuze umutekano bagize gute, ahubwo niyo hagize agakubita umukandida wacu ari nawe baratubwira ati mwe muryame musinzira ibindi mu biturekere. Icyo cyonyine ubwacyo burya nta mutekano, nta terambere, nta buzima, ikintu cyose kiba cyangabanye. Kubw'umutekano mbona mu myaka 30 nanjye ndagushyigikiye. Urakoze cyane, n'ubundi narimbizi nta muntu twahura ngo ncike. Urakoze cyane pe. Umutekano ni uwa mbere. Hari n'igihe ureba iyo wumvishe nk'amateka ukibaza ibi bintu koko ni ibintu byabaye mu Rwanda. Ukurikije aho u Rwanda ruri, twe turi muri paradizo, ariko turi muri paradizo kubera ko hari ababiharaniye. Yego. Uriya muntu rero nubasha kumenya amateka ye n'imbaraga yakoresheje, nta muntu utamushyigikira. Yego. Nta nubwo twe tuzi isasi cyari cyo, ntituzi kwihisha ngo ni ibiki, ntituzi ubuhunzi. Umva n'abari imfubyi ntago tukibarwa nk'imfubyi, ntago twaba imfubyi dufite nyakubahwa Paul Kagame. Reka. Urakoze cyane rero. Kuri uyu munsi abantu byibura babashije kumenya ku gikorwa kihari, wahereye uko twatangiye, ubu turi kwamamaza, none unabasunika imbere gato cyane nyuma yo kwamamaza uburyo bw'amatora uko bizaba bimeze, ndetse n'icyizere mushingiraho muvuga ko muzatsinda. Natwe twabagiye inyuma, kandi n'abandi bose turabashishikariza kuba inyuma y'umuntu w'ingirakamaro. Murakoze cyane, ndabizi ko batwumva, ndabizi ko ari abanyarwanda bakunda u Rwanda n'abarutuye, ndabizi ko turi urubyiruko rwigiye ku bibero by'ababyeyi bazima, bakadutoza, tugatozwa, tugatora, tugatoranwa, ndetse ubu twishimira no kuba babasha kudutuma hirya no hino muri bagenzi bacu, tukababwira ibyiza bya FPR Inkotanyi, tukababwira ibyo umukandida wacu yatugejejeho n'ibyo ateganya kutugezaho. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane, turamunezerewe cyane, tumuri inyuma. Urakoze cyane. Mu gusoza iki kiganiro cyacu tugiranye cy'iminota mikeya, gira ijambo rimwe cyangwa rirenze rimwe ubwira abadukurikiye. Abakurikiye Menyesha TV. Murakoze cyane, mbanje kubashimira ko mwabashije kuntumira. Urakoze cyane nawe. Ikindi cya kabiri, bijya bigora kubona ikintu wavuga ku Rwanda rwacu. Ariko icyo nabasha kubwira bagenzi banjye, icyo nabasha kubwira abankurikiye, ni abantu bakuru, ni abantu batekereza, ni abantu bazi igikorwa turi gutegura,
ni abantu bazi ubukwe turi gutegura, nibashake imishanana, bashake amakote, bategura inkweto nziza, ubundi tuzibyinira intsinzi. Kandi kiruseho ndi umunyarwandakazi ukunda abanyarwanda, ugakunda igihugu n'abagituye. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Rero murakoze cyane abari badukurikiye, turasoje. Twari twabazaniye umutumirwa wacu nk'urubyiruko. Muzi ko inkuru tugenda tubaha ni inkuru tuvuga ngo ni inkuru zigeraho zikuvana zigira naho zikugeza. Uyu munsi rero twari twatumiye uyu muyobozi w'urubyiruko kugira ngo agire icyo abwira bagenzi be, urubyiruko bagenzi be badukurikira, ndetse abadukurikira kuri Menyesha TV n'abazadukurikira ku zindi cano, kuko iki kiganiro ari igihe cyazaca n'ahandi, ariko abazadukurikira bose byibura mugenzi wabo abaganirize, abibutsa aho igihe kigeze, abibutsa ibikorwa turimo cy'amatora, igikorwa turimo icyo twitegura n'amatora, icyo turimo no kwamamaza. Ubwo byibura abadukurikiye hari icyo muvanyemo, kandi yatuganirije neza. Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane. Twasoza rero tubifuriza amahirwe masa mu byo mukora byose, ndetse n'imyiteguro myiza y'ubukwe dufite ahangaha imbere kuri 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Muzitware neza kandi muzatore w'ingirakamaro, ahasigaye nyuma muzabyina intsinzi y'ibyo mwahisemo. Rero twakongera kubasaba ko mwakora subscribe kuri Menyesha TV kugira ngo uko dushyizeho inkuru ijye ihita ibageraho ako kanya. Ukanda ku ijambo subscribe, warangiza ugakanda ku kazogera. Iyo umaze gukanda ku kazogera uba wiyandikishije, ku buryo inkuru yose dushyizeho ikugeraho direct, bitagombye gusaba izindi nzira ndende ngo downloadinga ngo uragira gute. Rero mukore subscribe, mudushyigikire, kandi dufatanyije namwe twizera ko tuzagera kuri byinshi. Imana ikomeze kuba umugisha. Mwabanye na Mutabaruka Joel, ndetse afatanyije na Iradukunda Jeanne, ndetse na cameraman Serge. Ciao, naho ubutaha. Ibiganiro byo nakagaruka, muzajya mubibona uko bwije n'uko bukeye. Imana ibarinde, ibahe umugisha.